Yes, nuko dutangiye inkuru yacu. Dutangiranye umwana hakuno. Ni umwana muto cyane. Uyu mwana baba mwita ngo ni Wuhe. Ndetse Wuhe ni umwana uba yaravukiye mu muryango ukomeye cyane. Ariko ni ya miryango y'abantu bakunda gukina ibintu bijyanye n'amafilime muri Korea. Ndetse famiye ye papa wari umuproducer wambaye cyane ku buryo umwana agenda akamugira icyamamare. Ariko ibi ntabwo umwana bimunezeza kubera ukuntu ababona atisanzuye muri rubanda. Bigera nyuma agacika iwabo akigendera, yarangiza akajya ku muhanda. Ibintu byo gukina filime ntabwo abakibikeneye. Ndetse muri ako gace bakweretse wa mwana bamwita ngo ni Wuhe, bakugarura kundi mukobwa bise ngo ni Sunny J. Sunny J nawe ni umukobwa ubukina ibintu bijyanye n'amafilime. Ikirenze kuri ibyo aba yarigeze gukunda naho n'uyu musore bita ngo ni Wuhe. Bagakundana bahuriye muri segonderi na kaminuza. Ariko barangiza kwiga bikarangira batandukanye, urukundo rwabo rudakunze. Tugaruke hakuno, uyu musore yitwa Juno. Juno bari hano, imodoka ikenda kumugonga, tayari akikubita hasi, imodoka kugira ngo ihagarare ikora bya bindi bita ngo ni hit and run. Juno arakomereka pe akababara, ariko imodoka ikagenda. Mugenzi we nta kindi akora, Wuhe akurikira ya modoka. Akurikira imodoka igonze mugenzi we, igahita yirukanka. Feri ya mbere ahita yitambika mu nzira, agakomanga, umva sohoka tuganire. Ni gute ugonga umuntu warangiza ugahita wirukanka? Urumva ibyo bintu byaguhira? Urebe sasa ko kanya umwe mu bantu bari batwaye wari utwaye ya modoka ni umugabo aba yasinze, atangira gusunika Wuhe. Wuhe nawe aba ari umusore nawe, kandi aba ari umusore uzi ibintu byo kurwana. Uyajya kumukubita Wuhe agahita yigama. Umugabo wasinze tayari bikanga, ari kurwana n'akabaraga. Feri ya mbere amukubita, agira ngo amukubite Wuhe agahigama. Umusaza agahita yikubita hasi. Wahita amubwira ati umva, genda usaba imbabazi ubundi ibintu birangire mu mahoro. Bitari ibyo ndahamagara polisi. Yanga gusaba imbabazi, tayari abapolisi bagahita basesekara mu gace. Nubundi rega umusinzi hano baguhishamo, basanga wazinyweye zakumaze, ubwo namwe murumva bihita biba. Ako kanya barakwerekeza. Juno aramubwira ati wakoze. Umusore ati wiya ngiye nta kintu nakoze, icyangombwa ntabwo nari kwemera ko hagira ikintu kikubaho. Nakomeje ndavuga ngo reka mangane kuko icyari kukubaho nanjye cyari kumbabaza. Uyu akavuga ati rega n'ubundi mbabizi kuri inshuti yanjye cyambaho cyose, n'ubundi wandwanirira. Uyu ati oya, ubutaha uzajya ugenda ureba ibintu byo guterura indabyo ukajya mu muhanda utareba, hari igihe bazakugonga tukubure hakiri kare. Uyu ati oya ni Juno. Ati oya nta kintu nzaba. Ni wa musore wacu bamwise ngo ni Wuhe. Uyambwa atari ku bundi ko nsigaye mbona ugenda wagira ngo nta kintu witayo. Uyakamubwira ati bundi si kwita ku kintu bimaze iki, cyane cyane ko byinshi nitaho birangira bincitse. Uyakamubwira ati ariko nanone atuzagerageze wa mukobwa bita ngo ni Sunny J, umwe mwiganaga muri segonderi. N'ubundi sinumvaga ko mwakundanaga. Tuvuye hakono tugaruke kuri mukobwa bamwita ngo ni Junmo. Ndetse Junmo nako ni wa mukobwa bita ngo ni Sunny J. Sunny J akina filime we n'ubu aracyazikina. Abamaze kwitegura agiye kuri production ahasanzwe akinira amafilime, akabanza agafata utubombo. Yaba afata amabombo ahita yibuka umuntu bahoze bari inshuti biga muri segonderi, ndetse bahoze ari amaji. Akabona indabyo yajyaga amwoherereza. Buriya ni kwa kundi uba warakundanaga n'umuntu, uwo muntu akaba ari umuntu udasanzwe kuri wowe, ariko igihe kikaza kugera uwo muntu ukamubura. Bimwe mu bintu bibabaza bya danje pe, bikaryana kuri rwa rwego ruri hejuru. Ndagira ngo urebe umukobwa aza hano ni muri production, abarimo arategura indabyo. Arimo arategura indabyo ngo arebe, kuko buriya muri Korea usanga ikintu bita production house ari inyubako nini cyane, yubatse ahantu hanini cyane ku buryo abantu ifilime yose ishobora gukinirwa aho hantu. Mbese ni nka Hollywood nyine tu, ariko muri Korea ho usanga ari ahantu pe heki cyane, atari kuvuga ngo ni Hollywood. Buri muntu yaragiye akajya nko kukarwa ahantu runaka akagura, akavuga ati hano hantu nanjye nzajya makinira amafilime biremewe. Barakwereka hakono producer wabo aza akabaza uyu mukobwa bakorana na Sunny J, akamubwira ati umva, hari filime tukeneye gukina, kandi iyo filime kugira ngo tuyikine dukeneye umuntu bita ngo ni
bita ngo ni wuhe. Uyu akambwira ati umva wuhe nta wundi muntu wamugeza amahanga. Umuntu wamugeza amahanga uramuzi, ni nayo mpamvu nawe unyegereye, kubera ko ubizi yuko ari njye wagufasha kugira ngo wuhe azahangaha, kandi ibyo bintu ntabwo ari byo. Uyu akambwira ati nta na kintu na kimwe kidashoboka, cyane ko ibyo duhanganye nabyo ni amafaranga. Ntabwo wabihakana, ni amafaranga, byemerewe ubihakane, ibyo birakureba. Uyu akambwira ati ariko nanone umeze nkaho uri muri hano mu kagozi ngo njye kuzana umuntu kandi ubizi ko uwo muntu bitapfa kunyorohera ko mugeza muri production. Ni umuntu wanze kubera iki? Kubera yuko yabyanze, yabivuyemo. Ati nta musore n'umwe umukobwa atabasha kugushya ngo amushyire hasi. Ibyo kumbwira rero ngo ntabwo yaza, ibyo si urabikura hehe? Reka tubigerageze turebe ko atari buze kuza, ariko nanone ntukazajya uhakana ibintu mu gihe utagerageje ngo urebe ko ibyo bintu bidakunda. Gerageza wana ibintu byo kuvuga ngo ntabwo bikunda, sibyo nibiki. Uyu aravuga ati sawa ntaribi, ariko nanone namwe murimo murankiraho umugogo cyangwa se murimo murankurira umutwaro nanjye ubwanjye ntabasha kwikorera. Nimba mutabasha kwikorera ikintu kubera icyo ari njye muzana mukagicengezamo ngo ningikore, producer aravuga ati ariko dukeneye uriya musore rega, ibyo mwakwigira byose agomba kuza hano muri company yacu, muri production yacu, sibyo? Tugaruka hano bano baza kubiganiraho. Buriya nimba abwira ngo ikintu cyitwa filime muri bino bihugu birenze kiba cyaramaze gufata urundi rwego, kuri rwa rwego abagikoramo baba ari abakire bafite amafaranga, barubatse inyubako zirenze batikoraho, mbese mu yandi magambo, kuko nibwo buzima nyine tu, ni business nk'izindi. Naho twebwe ntangaho busanga ari ikibazo. Barakwareka tuvuye hakurya, hakuno hantu wavagayo ni wa mukobwa wacu ndo uko agenda hari wamwandikiye, bamwise ngo ni Sani Jay, hari wamwandikiye we uraho se uraza kuza? Ati cyane rwose ndaza kuza. Apfa kuba ari ibijyanye n'akazi, ni agakobwa gakunda gukina amafilime shawe. Ni ka Sani Jay gakunda gukina amafilime, kagenda wiranagubwire shawe, wiranagubwire n'ubundi ubuzima bwarabashabutse, nubwo mutabyemera tuba tubibona. Buriya hari ibintu utapfa gutsimba ngo bizakunde. Iyo bigeze ku kintu bita la vie cyangwa se ubuzima, uyarambwa ati ko mbona urimo uragenda wababaye, ni iki cyabaye? Ko mbona wataye umutwe, habaye iki? Wamba bari ukambwira mwana ko nimba hari igishoboka ko nanagufasha. Ni mugenzi wabahuye bita ngo ni Joyun. Ati ni iki cyabaye? Arambwa ati umva Sanje, ati buriya we ntabwo apfa kumenya ngo ni biki byambayeho, kubera yuko n'ubundi wobayeho neza. Hano barakwemera uri umukinnyi wa filime, nawe nta muntu n'umwe utajya gusenga barakuramya, nta muntu n'umwe utajya gusenga barakuramya. Ubwo se wamenya gute agahinda kacu? Umukobwa aramubwira ati ninde undamya se? Uyu akavuga ati uzi abasore bose bangaho ukuntu bagukunda, uburyo baba kugenda, ahubwo igitangaje ni ukubera yuko birengagiza, ariko baragukunda, byo biba bigaragara. Kandi arega ntukazajya ugira ngo abantu twese dukora ahangaha turi impumyi, tuba tubibona twese kukunda, nako abasore baba bagukunda ahubwo ko ariko butabashaka. Atariko nanone nubundi jya wirinde rega, hari abasore benshi bariho ubu ngubu aragukunda akakujugunya. Uyu akavuga ati mbwira, hari uwagukunze arangije arakujugunya, akaba ariyo mpamvu ataye umutwe wababaye. Mbwira ndebe ko nagufasha. Bakoze idini ati mbwira ndebe ko nagusayidira. Nimba hari abajya bagukunda warangiza ukabanga, hakuno barakwereka umukobwa yaje kureba. Mbibutse baba bagomba gutegurana, bagomba gukinira filime. Cyagiye ushobora kureba ukabona basoye muri Korea ya nyuma, imwe ya kera yabaga irimo bajyanga ngo mishana. Ni ibintu baba bateguye nyine tu, bakagenda bagaforoma ahantu bakagira neza nk'ahantu hakera, ubundi bakakinira. Niko bigenda, mutagira ngo buriya baba bagiyeyo, ya ntabwo baba bigeze bagerayo, ariko nanone nyine barahaforoma nyine tu, kandi bamara kuhaforoma ibintu bigakunda. Ndagira ngo urebe hakuno barakwereka turi hano, hari umusore wavuyeyo, nagakoma karimo karabyibuka, ni wa musore wacu bitaga ngo ni wuhe. Bakiga muri kaminuza babaga bashwana, gusa barakundanaga. Uyu musore niyo bari kubwira uyu mukobwa ati genda umuzane, turamukeneye kugira ngo aze muri production yacu. Wabyemera utabyemera ibyo wakora byose, ariko turamushaka ngo aze. Ube ari kubiganiriza mugenzi we bita ngo ni Juyon. Juyon yaramubwira ati ariko wamuzana, ubundi se ko abantu barakundanaga, ibintu byo gushwana si ibintu bisanzwe. Kuba warakundanaga n'umusore mwarangiza mugashwana, hari ibintu biba birenze biri aho ngaho. Ati ndi wawe nasubirayo nyamara. Ati kubera ko urabizi muri kino gihe abasore barabuze,
urebe hari abakobwa baba babizi ko abasore babuze mu gihe baba bafite bo ahubwo baba banabatera udupira twajongere gake umukobwa byaramucanze arazana uriya musore ati azi kukubwira ngo genda uzane expired wawe mwahoze mukundana ntabwo bizi nimba expired wenda ataramaze no gukundana n'abandi bari kukubwira ngo genda umuzane muri production baramushaka yuko yakinana namwe barakwereka umukobwa ari ahantu yaje ageze hano asanga harakinze ni ahantu yaje asanga bigitseho nyine tu kandi buri ahantu hafunze kuyinjira bibaye na ngombwa hari igihe uhanwa uba uri kuvogera umutungo bwite wanjye mitamamagara polisi bakagutwara mitamamagara afande bakakujyana barakwereka uko umukobwa yaje hakurya hari uwabirebaga ninde aje kureba ni wa musore bakeneye muri production yabo gusa uyu musore twamubonye uyu musore sinzi ko ari bupfe kubyemera nyaboneka nimukore subscribe ni kuri Byose Media TV nimumara gukora subscribe ubundi ndaje dukomeze na kandi gace gakurikira nagutinda